niba Vestine atwite akaba agiye kubana n'uriya mugabo kuko nyine yamuteye inda, niba yamuteye inda atamukunda ntazigera mukunda, aho kugira ngo uzashake nabi uzahera iwanyu. Oya iyo nama yawe nawe iragoranye. Ariko igihe cyose uzasanga umuntu afite defo utabasha kwihanganira uzamuhungire kure. Amafaranga baza uburyo yashatse yakongera kanashaka n'ayandi mukagera no kubi. Kuki wumva ko uburyo yashatsemo ngiye ntayashakamo? Ahubwo uzi ahantu cyaba ikibazo ni mu gihe wabushatse umugabo munebwe. Ubundi biracyitwa imyanya y'ibanga. Nabonye iriya video amabere arikora ntonse. Niko jyavuga. Imana ishobora byose bwe. Ahubwo se mbwira wewe ndabo wari umuzi imbere byari bimeze kuriya. Urumva nabangiye gushyira amamangaye hanze. Oya n'ubundi atari ngombwa. Ariko ibira byari byaratinze gusohoka. Arafa. Kwizina ry'Imana dutewe ubwoba n'abagore tuzashaka. Dutewe ubwoba no kubona aba bakobwa turi kubona barimo bakora ibintu ariho bazaturerera. Bashobora kubarera bakabarera neza. Warangiza ukabaza umuhungu ngo kudashaka. None se niba wabonye uriya umwe ubikora niwe uratuma nabandi ubabona muri yo shusho. Undi we ndamwizera nteko nawe atabikora. Noneho nagiye kugwa kuri video ya Heineken. Gicupa rya Heineken. Numva umutkurane none. Ubaye maso yawe yarebye birabe. Mpashora cyose. Ese Heineken nabwo ikinywebwa gusa. Muvuna mwetamwe kuri Heineken shaka. Uburira cupa rya Heineken uzi none se nabwo araza kuza kwihakana video ari gushaka gufata umukobwa ku ngufu se kandi ibyo bintu birimo kandi ari video ari kuvuga ngo arindira Brian Emi kuri The Dynamic abaraje ati nyamara na mukobwa nikibakwire bamutera amabuye man ubundi mukuraho imbaraga zo gufata zira video mwasinze se urahamya ko babasinze ntabwo akora bira bintu muzima bro ntabwo wabikurira umuzima abagendekeye bite ku buryo mwiyambura umuntu bikageraho umuntu noneho amera nk'umusazi uzi hano hanze abana basangira abagabo na banyina oya cyane ntabwo bibaho ahubwo ko mbona indangamirwa zahinduye imikore none se indangamirwa zijya Tanzania zijya Uganda zijya he zijya Dubai nese hari indangamirwa ahubwo izo ndangamirwa zurije inzego ariko afite imvuna mweto afite parking nini ase parking parikamo icupa ryose oya icupa andi ari ku buriri nibwo nabonye ko afite parking nini dukeneye rehabilitation nyinshi zijyanimo bana b'inzererezi birirwa bigira abantu b'abasirimu ngo n'abasirimu kandi ari inzererezi mu bajyane mu bigo ngororamuco ndetse bikamura abantu kuvuga ko baba bakoresheje ibiyobyabwenge kwizina ry'Imana ntabwo akora bira oya bira bintu ushobora kubikora Diego ndabasuje mbifurije kugubwa neza nizere ko aho muri hose mumeze neza cyane it's all of one and only umwe cyane nizere ko Imana iri kugenda ishyiramo imigisha mu byo mukora nizere ko rwose amasengesho yanyu Imana iri kuyumva neza cyane nibura nka 90% turagarutse nk'ibisanzwe mu kiganiro mba ndi kumwe na Leandre niyo mugabo ari nako ninjira mu mbahereza ikaze kuri Lea Entertainment. Leandre ikaze. Urakoze cyane Rafat ntekereza ko namwe mumeze neza aho muri hirya no hino kwisi abakurikirana Lea Entertainment. Ntekereza ko umwaka watangiye neza ariko noneho utangiye urimo yegere umwaka uzagira amezi 28 ndagira mbibibutse kugeza ubu aho umwaka ugeze uri kugaragara ntabwo turagera mu kwa mbere uri gutanga ibimenyetso by'uko udashobora kurangira vuba ntabwo zarangira vuba kabisa bitewe n'ibintu biriho bigiye bitandukanye Leandre turaza kuganira ku nkuru nibura 3 ziri kuri iyi mihanda duhere ku ya mbere turahera ku ihe ako siko ko zose se ziri lead turahera kuzihera inkuru ni nyinshi kuri iyi mihanda ariko naje gusanga inkuru izimwe n'indi ariko uzi ikintu cyambabaje ibi bintu byanyu rero hari abantu biri guhombya guteze kandi ibaze kwifata ukazana izisaga zanyu hari abahanzi basohoye indirimbo ibaze ko Benny Akostin hari indirimbo bahuriyemo ariko ikibazo iyo ndirimbo ntimuyizi Juna afite indirimbo yitwa Shege ntago muyizi ariko ntimushaka no kuyivuga ariko muri kuza mukazana ibibazo by'amasaga kandi karakamira ubwo bese wajya kora indirimbo uri kora amavideo ari gusohoka ariko nabashije kumirwa koko ibya video turabigeraho nyuma duhere reka
Reka twihere n'ubundi ku nkuru ya Vestina. Nabibonye ejo saa 10 ngo nibwo yagiye mu murenge wa Kinyinya gusezerana na Idrissa, bivuga ko ari we mugabo we. Nkibona iriya nkuru nahise nihutira kubaza umuntu ndabani Vestina afite imyaka ingahe? 22 nuko nabonye byane. Babeshye. Ntabwo iriya myaka ifite. Ndagwereza fact. Urabifite se ibimenyetso bigaragaza ko iyo myaka atayifite? Ndaguye impamvu atayifite. Umwana wize neza. Sibyo? Wize neza. Arangiza secondaire afite imyaka ingahe? Umwana wize neza ubundi arangiza secondaire afite imyaka 18. 18. Kadufate ko byibura yadindiye. Arangiza afite ingahe? Ushobora kudindira ukarangiza ufite imyaka 21. N'umwe 20. Kandi yashoje umwaka ushize. Vuze ngo imyaka 22 birashoboka ko yabirimo. Ishaka kubitarimo. Kuko uyu mukobwa yavutse muri 2004. Yavuze tariki 24 z'ukwezi kwa kane. No kwa kane. Yego kwa kane. Natari kwa gatanu. Ntabwo ni mu kane. Yavutse mu 2004. Na kane. Reka tubare. Umbwire ngo umwana afite imyaka ingahe. Bivuze ngo niba koko ibivugwa ari byo. Abasezeranyije Vestine na Idrissa baba bakoze amakosa. Ushaka kuvuga ko baba bakoze amakosa? Yego. Kuko none se uwo muntu waguhaye ayo makuru uramwizeye neza? Ni ukuvuga ngo ngiye mu twavuganye afite imyaka 20 ariko nibyo. Turi 2025. Turi 2025 ngo afite imyaka 21 already. Ariko ni 20. Akugendeye ku matariki ntabwo iragera. Kuko rero turi mu kwa mbere. Sibyo? Akaba yavuze mu kwa gatanu. Akaba avuga 24 urumva deja imyaka ntabwo iragera. Dufate ko iyo myaka ofete bashatse nyine kubikuririza berekana ko uwo mwana akuze, ariko mu byukuri ntabwo akuze. Umwana ntabwo akuze. Ntabwo akuze. None se harya bya bindi byari umushinga w'itegeko, bya bindi byo kwemera abana bafite imyaka 18. Okay, kugeza n'ubu ntibiratorwa. Yego. Ubu nonaha ngiyewe uko nahise mbibona. Naje no kuneka menya makuru ntafitiye gihamye. Ko Vestina yabatwite. Amakuru afitiye gihamye nuko Vestina yabatwite. Akaba ari byo byihutishije se ibyo birori. Yego. Ukibaza umwana w'imyaka 21 ukirangiza secondaire, arangije umwaka ushize mu byumve neza. Ukirangiza secondaire utaramenya ibibazo bya hano hanze, ugiye kumugerekaho umugabo w'imyaka 42. Ariko Leya uretse gato tujye tugenda gake step by step. Ngo umwana mutoya w'imyaka harya uravuze ngo 21 ukamugerekaho ibibazo by'iyisi ataramenya. Urishuwa neza katabizi? Uziko muri iyi minsi kamwereke Arafat impamvu uvuga ko ataramenya ni iyi. Reka dufate ko hari ibyo amenyeye ku ishuri, yabaye imarinde ku ishuri. Wenda tuvuge ko afite ibyo amenyeye ku ishuri. Yego, nta kibazo. Ubuzima bwo mu rugo ababuzi. Yego, nta kibazo. Ariko uwo mwana ntabwo aramenya ngo hano hanze ikibi ni ikihe, ikiza ni ikihe. Umwana w'imyaka 20 ntaramenya ikiza n'ikibi. Umukobwa w'imyaka 21 yakubaka umukobwa. Yego. Ariko umusore ntiyakubaka. Already. Done twebwe turi kugaruka ku mukobwa. Ndagira none nkumvishe ububi bwo gushaka umwana mutoya. Atari uko adashaka kubaka, ariko 90% cyangwa 75% izo ngo zirasenyuka. Kubera iki? Uyu mwana ugiye gushaka. Wenda mbere ko twinjira no biri byawo. Uyu mwana ugiye gushaka ku myaka iyo mikeye. Umurusha imyaka 20. Kandi bavuga ko ubundi iyo umwana akiri mutoya ataraba expose ku isi yo hanze cyane aribwo aba gifite ibitekerezo bimeze neza bitarandura. Ibyo ntago mbyanze. Izi kibazo hano kibera se. Wa mwana agera mu rugo agatangira kubona reality y'ubuzima. Sibyo? Wa mwana arakeneye kujya muri suka. Wa mwana arakeneye kujya muri pipo. Wa mwana arakeneye kujya muri convention. Wa mwana arakeneye nyine kubanza kumva icyanga cy'ubuzima no kumenya iby'isi hatse. None wa mwana ukeneye kumva ibyo bintu agize Imana ashatse umuntu ufite amafaranga, ufite ubwo bushobozi bwo kuba yamuha ibyo bintu, biraza kumworohera kuba yabijyamo. Arafa uzi ngo nyinshi ziri hano hanze zifite amafaranga ariko birirwa bayatanga amarira. Ubwo ushatse kuvuga ko amafaranga atari cyo kintu cy'ingenzi. Ntabwo amafaranga yubaka urugo. Amafaranga akomeza urugo ariko ntarwubaka. Icyo kintu mu cyumve neza. Ubu nonaha niba hari abantu benshi tuzi hano hanze bafite amafaranga menshi ariko badivorishije. Utekereza ko batari bafite amafaranga se? Iyo babishobora se ntibari kuyakoresha bagakomeza bakubaka. So bivuze ngo uyu mwana ajyanye
ni umwana ukiri mutoya sibyo ikindi amurusha imyaka myinshi imyaka 20 ni myinshi abo ngabo ari bo beza ndakubwira impamvu atari byiza ntekereza ko ubu nonaha niba Vestine atwite akaba agiye kubana n'uriya mugabo kuko nyine yamuteye inda ikibazo kiraba kiherero hari abantu bibwira ko gutwara umukobwa wateye inda ariko gukemura ikibazo nyamara iyo ugiye kureba ugasanga mu myaka iri imbere usanga ari guteje ikibazo ariko nabo wa muntu bashaka ko barahuye muri business simbizi naje no kumenya ko ari umunyamafaranga bashaka ko barahuye muri business bagakorana bla 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 ibintu nk'ibyo ariko nanone wibuke ko niba yamuteye inda atamukunda ntazigera mukunda oya ikibazo rero aho ngaho Leandre ntabwo ndakwanze ivamo ndagukunze oya ikibazo aho ngaho nta ndakwanze yabayeho nta namakuru nta n'igihamya dufite iki noneho nje ntishimiye abajyanama be umukobwa kuba yabyarira mu rugo si ikibazo ku buryo batuma umwana w'umukobwa yabyarira mu rugo afite umuntu wabasha kumwitaho nawe nta kibazo afite ndakubwira impamvu atari ikibazo aho kugira ngo uzashake nabi uzahera iwanyu oya iyo nama yawe nawe iragoranye utangiye gukora amagambo akomeye cyane aho kugira ngo uzashake nabi waguma iwanyu gushaka nabi se niba ushaka nabi abishaka njyewe ejo sinibwo naguharugera hari umuntu hari abantu benshi nzi hano hanze bafite amafaranga menshi bataye ingo zabo basigaye barara mu modoka abo bantu nzi abantu benshi nzi abagore benshi birirwa barira mu modoka yabo kandi byitwa ko ari kugenda mu modoka aba mu nzu nziza none se kuba wenda bata urugo rwabo bakaba batabayeho neza bigatuma bata izo ngo zabo ibyo ngibyo ntabwo biba bivuze ko buri muntu wese ashobora kugira urugo rubi ibyo ntabwo nabyanze nanjye ntabwo nigeze vuga ko ariko nanjye ubu hari abantu bashobora kukumva gutya bakavuga uti shaka gushaka cyangwa kubaka urugo turabyanze birarangiye ubu nonaha njyewe ntabwo ntegetswe gushaka ntabwo utegetse gushaka ariko nta no gutegetswe kugumura abantu ngo baguze gushaka abantu ariko icyo nzi cyo ni kimwe nuko mu gihe compatibility yanjye yaje nkabona birahuye ni sawa ariko nujya gushaka umuntu ukabona hari ibintu mutari guhuza ukavuga ngo uyu muntu ndabona ibintu bitatuma tubana uwo muntu muzajya kubana kuko nta nubwo bizigira bihura cyakora ikintu kibona iki ni igihe cyose washatse umuntu ukamenya defoze ukamenya kuzihanganira kubana nazo uwo muntu murabana mukarambana ariko igihe cyose uzasanga umuntu afite defo utabasha kwihanganira uzamuhungire kure yego kuko ntabwo mwakubaka ngo birambe ubu noneho rero icyo mvuga ni ikihe abajyanama cyangwa se management ya Vestine na Dorcas bemera ko amakosa yabayeho bakajya kuyakemuza kwegeka umwana ku muntu ngana kuriye none se ikibazo wagishyira kuri management hara nta kibazo mba mbona muhari kandi management nari yari yamujije abantu ngo gufata nibo babyeyi se management n'ababyeyi ubu n'abagenda bagera abo wenda bo bashobora gusapotinga kugira ibintu bigende neza baretse n'abagenda bageraho ababyeyi ubu nonaha barimo baratekerereza abana bakumva ko turi muri ya myaka ya kera asereya uretse ngo hereze urugero rutoya uri bubwumve wowe uramutse ufite mushiki wawe hakaba hari umusore udafite ubushobozi hakaba hari n'umugabo ufite ubushobozi muri abo bantu babiri ninde ushobora kumuhitiramo ku giti cyawe ushobora kuvuga uti oya aramutse tuvuge aramutse akugishije inama kakubwira uti muri aba bantu babiri ndahitamo nde wanyifuriza kubana nande uzi arafa mbere ko nkigusubiza iki kibazo uzi ikintu cyambere kiryoha no kurya amatunda yawe waruhiye cyangwa se wabiriye icyuya uzi ko byibura atirivuga ngo ibi bitanu ndiye sha ndabimerita narakoze ndi umukozi ngiyewe ntabwo najya guhitira mu mushiki wanjye uzi impamvu ntabwo mvuze rwara urugero ahubwo ngiye namugira inama aravuze ngo mugire inama yego niba uwo muntu afite amafaranga atamukunda amwihorere niba umuntu udafite amafaranga amukunda nibajyane bajye gushaka ya mafaranga bayashakana ubwo wamushishikariza kuba yashaka umuntu utishoboye arafa bavuga ngo abashyize hamwe Imana irabasanga ariko wari wabona urukundo ruba ahantu hari inzara reya iryo nzara mwayivura se mutakora uwo muntu amafaranga yaruhiye wowe ntabwo uzi ahantu yavuye urumva gusa ushaka kujya kwicara mu mafaranga y'abandi ushobora no kudashaka kujya kwicara mu mafaranga y'abandi wenda ukabona mukunda pe ariko biba byiza amukunda pe nta kibazo bifiteho n'iki na kimwe mubyumve ko ntabwo ngiye kugumura abantu ngo be gukunda abantu bafite amafaranga niba mukunda
nawe akumva ko agukunda. Ntuzagende ugendeye ku mafaranga, uzagende kuko umukunda. Niba utamukunda hungira kuri uwo muntu kuko amafaranga nashira bizaranya n'umuntu utangiye kurira mu myotsi wifuza wa muntu wagukundaga wagiye kora ko nta mafaranga afite. Oya ngabantu kuko uretse nkwereke none arafa ushobora kwanga umuntu kora ko nta mafaranga afite. Wamara kumwanga wa wundi wasanze ngo afite amafaranga agashira ahubwo wundi wanze ko ntayo afite. N'abakobwa bangaye batipe badafite imodoka se ejo bagahora baziguza. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe kuko hari igihe wanga umuntu. N'abakobwa bangaye se batipe ngo nuko ntanzu bafite mu kanya bikarangira wa mukobwa agiye gukodesha kandi umujama afite akagura inzu. Hari akantu Tom Close yigeze kuvuga ngo umukobwa yanga umuhungu ufite viziyo agasanga ufite televiziyo noneho bwacya akabona wa wundi ufite viziyo muri televiziyo ya wa wundi. Urumva icyo twebwe turimo turirukanyira kujya mu bintu by'abandi. Urumva ngenda ashaka kujya nyine ahantu horoshye, ahantu nyine ubuzima bworoshye. Ariko natwe nicyo kintu dukora tugamije kugira ubuzima bworoshye. Ntabwo ndi gutekereza hahandi noneho bwa buzima bworoshye mbere yuko bworoha byari bimeze bite. Ubu ngubu Lugumi abantu bari kurwanya Mutesi yatumye nyine bavugisha abantu benshi. Lugumi yahanaguraga inkweto ku muhanda abashoes shiner. Urumva ko ari from scratch. Urumva izo struggle. Mutesi Jolly arashaka kujya nyine mu mitungo ahita yicara nyine. Sibyo byiza se ubundi ikiranga umugabo wakoze no kubishaho umugore we neza. Niyo mpamvu rero ingo nyinshi hano hanze hahoramo yegere. Izo yegere ntabwo nubwo zizanashira mu gihe cyose uzasanga umugabo wumva ko umukeneye amafaranga. Abakobwa ibi bivugisha ngurumva ngo sinasanga umugabo ngo udafite imodoka, sinasanga umugabo udafite inzu, sinasanga umuntu. Reka ngweze nk'urugero. Ni imitungo ingana iteri muri Los Angeles yahiye. Ni myinshi. None se utekereza ko niba yarahiye imiryango yahombeyemo n'ingahe? Si myinshi. Ni myinshi ariko none se utekereza ko niba wa mukire wari umufite ari umukire ugasanga wenda inzu zirahiye n'iki byose birahiye. Ntangiye gusubira ubutindi nk'abandi bose. Ntabaye impunzi. Musubira hasi ariko iyo ushatse umuntu ufite amafaranga baza uburyo yashatse. Yakongera kanashaka n'ayandi mukagera no kubi. Kuki wumva ko uburyo yashatsemo ngiye ntayashakamo? Ahubwo uzi ahantu cyaba ikibazo ni mu gihe wabushatse umugabo w'umunebwe. Icyo cyo nakwemera ko cyaba ikibazo. Ariko mu gihe utashatse umugabo w'umunebwe ukaza uje mu rugo muje gufatanya mwagera kure. Kuko buriya bavuga ko iyo umuntu yashatse umugore ubuzima burahinduka. Niba buhindutse rero egare yuko nge nani dufatanye. Uraba ibitekerezo nanjye ngo ibitekerezo. Dutera imbere. Urambwa ati sheri byuka ujye kureba runaka, byuka ukora iki, ndabona miliyoni ngufiteho 500 genda byuro ufungure butike cyangwa se shop hariya. Urumva ukuntu turi gufatanya. Ariko nuzuje kwicara mu mitungo yanjye nanjye nzakugaragaza gati nkuko bishaka. Kuko ntacyo uzabumaze uzabuje nyine ukunda imitungo nese ukangubwira nese ntabwo yaza agakora n'ubundi nawe akagufasha. Ubu se none Jolly kwigamba ko yambara ikaza miliyoni ni iki kintu afasha Lugumi kugira ngo business yongere yaguke? Ubwo urumva kugeza ubu niba Jolly yavuzwe mu rukundo na Lugumi biraza gufasha Lugumi cyane kuba yamenywa n'abantu benshi akaba icyamamare. Ibyo nta kimumariye. Birakimumariye. Business birazana iki? Birakimumariye. Niba yari afite business y'ubucuruzi bakamumenya nk'umucuruzi w'ibyo bintu ubwo urumva amasoko araza kwiyongera. Nashyira ibintu kuri table avuga ngo ngibi ibyo nzanye biri butume business yabiyongera. Niba acuruza intwaro mu Burusiya na hehe hose niyongereho na Kongo n'ahandi. Aha ibyo rero ibyo Jolly yakoze nk'ibyo bishobora kumuhesha ayo mahirwe yo kujya naho handi. Icyo nashatse kuvuga noneho ubundi urumva ngo ubwenge bw'umukobwa bumugezi bwami. Oya ubwiza uburanga bumugezi bwami. Ariko ubwenge nibwo bumurambe. Twebwe abagabo turi abantu boroshye nyine ubuzima n'ibintu byose. Ariko iyo bibaye ngombwa turabikomeza. Kubera iki? Kubera ko uyu munsi reka ngweze urugero. Umunsi abanyarwanda cyangwa se abasore bazabyuka bavuga ngo ntabwo tuzashaka abagore. Bari kwikora ibingi turi kubona ku makamera. Uriya numwe wabikoze ntabwo ari bose. Ntabwo ari benshi. Nitubyuka tugafata mu mwanzuro. Abagore bazaba bari kuvuga ati noneho nkeneye ko arafata mbere umugabo. Nta kindi musaba usibye kumubera umugore. None se ubundi simbona bimwe muri iyo myanzuro mwaratangiye kuyifata. Noneho Bibiliya hano nyikundira ibintu ivuga birarangira bigasohora. Ubu none angenza abakobwa benshi bigize mu myaka myinshi. Aza akabwira umugabo ubaza ati ngiye ngira uwa kabiri nta kibazo nta kindi musabye. N'umwana ni namubyana nzamwitungira ariko bo wa kabiri bo mugore. Bivuze ngo twe dufite man
njye ntabwo nzi iyi third generation ikibazo ifite. Ariko nanone kuko urajya gushaka umugore usange aziranye n'abagabo 100. kimwe nuko ujya no gushaka umugabo ugasanga aziranye n'abakobwa 3,000. Ahandi dutandukanye rero sasa. Buriya igitsina gabo n'igitsina gore totally different. None kuki ibyo mwifuza ko batabakorera mwebwe mwifuza ko babikorera abandi? Reka nkubwire, ngiye nshaka kwivuruguta mu bakobwa, sibyo? Nkavuga nti ngiye Leandre Ebana rwose ibyo nakoze birahagije, nagiye Dubai, nagiye Zanzibar, nagiye nkani aho bigeze ndumva nshaka kuruhuka. Na Los Angeles wagezeyo hose hano ngiye gushaka umugore. Iyo umugabo wese amaze gushaka umugore aratuza agaca bugufi. Ariko atuza agaca bugufi. Keretse yari umugabo w'umyangeso. None se aba bana bose turi kubona batoye bari gushakwa n'abandi, bari guterwa inda n'abandi, sabo ba papa bakuru. Noneho ikibazo araza agatera wa mukobwa inda ku ruhande kubera ko mu rugo byabayegereye. Abo badade yegereye. Mu rugo byabayegereye. Umugabo arahura n'akana gatoya, arahura se kugafata. Oya. Yego reka twigarukire. Reka twigarukire kuri ibyo ngibyo twari turiho. Ariko ntarajya kure. Reka mvuge kuri famille ya Vestine. Ubusano turaba twinjira. Oya ntabwo ndi buyivugeho biri deeply. Nge ntabwo nkunda kwita mu miryango. Oya. Niba umuryango wa Vestine bashobora kubona ko ikibazo kigiye gukemuzwa gushyingira umwana wabo. Ese ni igikiri kwita ikibazo muri ibyo ngibyo byabaye ubukwe iyo nduri kuvuga udafite ibimenyetso ni erega n'ubundi birangira tumenye ko bayishyizemo. Erega no kuyishyiramo nta kibazo kuko n'ubundi uwayishyizemo niba ari umutwaye nta kibazo mba numva kirimo mu aho ngaho. Reka bivuge n'ubundi byarabaye. Reka n'urugero mvuge Platini. Yihangane numva ni nk'abanje ntabwo nkunda kuvuga iby'ubuzima bwa ariko reka bivugeho. Platini yashatse umugore kuko yagize gute byitwa ko yateye inda. Ibyavuyemo ni ibihe? Bayita DNA test. Bivuze ngo byarangiye ubuzima bwe bwangiritse kandi azi ko yagiye gukemura ikibazo. Ariko ntabwo biba gutera inda umukobwa nzahora mbivuga hano kuri kamera nimushaka muzanyange. Ntabwo kugutera inda bivuze gushyingiranwa n'uwaguteye inda. Icyo cyo totally wrong. Totally wrong. Ariko mu gihe wateye umuntu inda mukundana munafite niyo gahunda yo kubana birashobora ko mwabana. Sibyo? Ariko mu gihe twaho ari hit and run ukaza ukamwe ngo naguteye inda ntabwo bishoboka. Cyakora ningenda nkicara ngasanga indangagaciro nshaka mu mugore uzifite nzagwana inshuti yanjye muri turira umwana tunabana. Uravuze ngo nimuba mwakoze hit and run wazungira ikiza. None se kuki resulta ziva mu byo wakoze ubutashaka kuzakira? Ntabwo ari kwanga kuzakira. Icyo urimo urashaka ko ngewe nza kubana nawe, sibyo? Ariko muri iyo hit and run twakoze wenda hajemo n'abandi batipe batatu. Nakwizera gute ko ari wowe nyine? Wakwizera gute? Kubera impamvu wabyizera ni ko ari wowe umuntu nawe ububizi ko icyo gikorwa wagikoze. Keretse uramutse utaragikoze. Amanini hano hanze atuma tugira ubwoba. Mugira ubwoba bwo kugira ute? Gushaka nyine uwo mukobwa. Kandi ari mwebwe mwamukora ibyo bintu muvuga ngo mutinya ko kubashaka. Jewe niba turyamanye. Sibyo ntago ari favor wangiriye bro. Ntago ari favor kuryamana nawe ntago ari favor wungiriye. So bivuze ngo niba atari favor wangiriye kuri ko twaryamanye. Ega ariko ibiri biva mu twese turabyakira. Ariko wibuke ko nanjye ngomba gufata umwanzuro wanjye. Niba nemeye ko njye nawe tubana. It's okay ntari. Ariko njye twabana nyuma yuko umaze kubyara. Nkamenya ngo uzi ko umukobwa ukiri mutera inda akagutesha umutwe kugira ubwo wumva n'uwo mwana mwamukuramo. Erega izo zibyo wakoze. Izo ziba ni resulta zibyo wakoze kandi ugomba tuba twarabikoranye. Mwarabikoranye ariko se hari n'ikindi kintu abakobwa bajya bitwaza murumva nguriya mujama ngo naramuhaye nawe yaraguhaye. Mwarahanye. Ni kujya mubugenda muvuga ngo uriya mujama naramuhaye nawe yaraguhaye. Kubera ko twege turicara hano abantu bakaba victime y'ibibazo twe ntitubitekerezeho. Yego. Ntekereza ko rero kuri famille ya Dorcas bashobora kubona bakurikiye gushaka gukemura ikibazo ndetse wenda banakurikira n'amafaranga Idrissa afite simbizi ariko ugasanga bagiye guteza ikindi kibazo.
kimwe nuko ushobora gusanga nta kibazo kiri muri ibyo bibazo nako nta kibazo kiri muri ibyo ikibazo kirari Arafat none sikamubwire umwana w'imyaka 21 uri kurukangira gushaka nona utekereza ko nta kibazo cyaba kirimo turemerana imyaka y'ubukuru abayifite arayifite ntabwo nabyanze aba afite n'imyaka yo kwemererwa kuba yashaka yego ariko bivuze ngo rero umuntu itegeko riteganya ko ari umuntu mukuru ibyo bintu hari ikintu hari pressure ziri muri iyi miryango yacu yo gutuma abana babo bashaka nabi kubera pressure y'imiryango uzashaka ryari bebele baguteye inda ntuzangarukire hano uwo muntu azagutware ibiki uriya mu type n'imbwa azakumarira iki akajya gushaka igisaza ibyo ni bibazo biri mu muryango ababyeyi ntago uri gufasha abana babo guhitamo neza ngewe umushiki wanjye aramutse agiye gukora ubukwe wenda hari umusaza cyangwa se hari umuntu ufite amafaranga n'utafite namubwira nti amahitamo n'ayawe ariko uzareba ubuzima bwawe bw'ejo hazaza ese wakwifuriza umuntu wawe kuba yajya ahantu habi akajya kubaho mu buzima bubi afite uwamuha ubuzima bwiza ikibazo nuko n'abajya hahandi heza birangira bagarutse muri bwa buzima bubi hari n'abandi bajya muri ubwo buzima bikarangira babubayemo koko bwiza bikanabahira cyane rwose kimwe nuko hari n'abajya muri ubwo buzima bubi bakakomeza baburimo ubwo bubi paka hari n'ababujyamo bakabuvamo can you imagine niba muri iki kinyejana dufite abantu bashaka gutekereza ko umwana ukirangiza ishuri diplome n'umugabo Vestine aracyakeneye gutera imbere bro afite ibintu byinshi agomba kwacivinga oya n'ubu ngubu yabyacivinga hari kiba kirenze se nta kiba gikomeye reka bro nta kintu kiba atakora ubu ngubu ngize gutya gakubu ngashyizemo urugero aba yarashaka kuba umuganga n'ubundi yakomeza akaba umuganga reka nkubwire impamvu ngashyizemo buriya umugore wamaze kubyazwa 2 cyangwa 3 reka mfate 2 ubwo si imyaka hafi 4 agiye kwicara atari gukora none se nta bagore baticaye kandi barabyaye bari mu kazi bakora baza bityo logique yagiye gusobanurira niba umutinda saa mezi 9 kurera wa mwana si umwaka cyangwa amezi umwaka cyangwa imyaka 2 ufata imyaka 2 dufate hagiye nk'abana 2 so kariyeri y'uwo muntu uko byagenda kose bro iracumbagira ikagenda gake ariko ubu nonaha ritme knowledge yagira itandukanye n'iya bwiza 100% biratandukanye cyane sibyo bivuze ngo rero ntago nanze ko kariyeri ye yakomeza ariko tekereza ngo irakomeza ku kigero kingana gute kuko hari undi muntu uje mu nshingano ze agomba no kumenya uwo mwana agomba kumurera none se Lea aho ngaho mise numvamo ikintu kimwe aho ngaho ugarutse kuri ibyo bintu bya kariyeri mise numvamo ikintu kimwe ubwo kubyo numvisha aho ngaho uri kuvuga ubwo ushatse kumvikanisha ko byanga byakunda uriya mwana w'umukobwa iyi kariyeri yararimo yo kuririmba dore ko nayo yanaririmbaga neza n'abantu bakabakunda ushatse kuvuga ko izacumbagira totally izacumbagira ngwereze ingero se zacumbagizwa n'iki ngwereze ingero z'abahanzikazi twagize beza ariko uyu munsi batagikora umuziki wenda abo ngabo ko bashatse abagabo wenda ushobora kumushaka akakubwira ukabivamo ngewe ndakubwiza ukuri ko nta mugore wakoze umuziki ngo agendere kuri ritme yarariho ntawe uhari ntawe ngo mumbwire reka dufate Beyonce bafataga icyitegererezo aha duhite tuninjira tujye no kwa Rihanna fata Rihanna ariko indirimbo ryari ntabwo nkibikurikirana cyane fata Knowless ariko indirimbo Knowless arakora hari abahanzi benshi nagorezi igihe fata ba Lady JD fata bano bahanzikazi b'Uganda ni benshi nagungera nahanga mu Rwanda barahari ahubwo se ubwo birandi bigiye guhita binafekta nure wundi usigaye none si nyine byumva niba uretse niba agiye gushaka wenda n'umunyamahanga icyo nekereza management yaramwoheje hasi kubigaruka uvuga ngo ni management niyo yabahuje Irene yaramwoheje nese Irene yamwoheje ute ubundi yamugiraga inama gute cyakoze wenda uramutse yaramubwiye nawe kuba yagira sava ariko ntabwo ari we wamwoheje kuko ntabwo amufatira umwanzuro manje ntamufatira umwanzuro ariko nanone iyo uri mukuru no hari agapost nabonye uburyo wabuze umuntu umukobwa gushaka uwashaka hari agapost nabonye ngibaze ko ngo Vestine atanze Irene gushaka
ariko ubundi mbabazi buretse Lea iyi mihanda nayo ako kantu mama uvuga ngo atanze umuntu gushaka mama mubizi neza ko nta mugore afite Irene yabanaga n'umugore nyine murabizi neza ko ntawe nyine urumva abantu batangiye kwaniriza utuntu gusa njye ntakubeshye muri ariko ngo ahantu bwabereye hari amabonsa koko urumva deja nyine urumva ko Irene deja nayo yarabizi wajyaga kuzamuramo agatelefone ukabona wari wihita baguterura urumva deja Irene yarabizi ko ibyo bintu bigomba kubaho ni nawe protecting izina rya Vestine hari n'amakuru numvishe ko ngo bari gusezerana niba ari kare birangira babisize mu masaha ya saa 10 mu rwego rwo gushaka umutekano nyine urumva ni ikibazo tumwe turashaka kugira ngo dukumire icyaha nyamara icyaha cyarabaye ariko gishobora kuba atari icyaha ahubwo wenda yaravuze ngo kubera ko uyu mwana ari umusitari ashobora kujya gusezerana yasezeranira muri rusange hakaza kuvamo akavuyo muri rusange ibyo ntibishoboka byo ndabishyigikiye ko bitashoboka akaba ariyo mpamvu wenda basabye kuba yasezeranywa wenyine hari nabo bashanzwe kumurindira umutekano no kubw'intuza ye amafoto ye ntajya ahagaragara nge nk'abantu mwe aho kugira ngo uzashake nabi uzagume iwanyu utangiye kugumura abantu bisubiyemo aho kugira ngo uzashake nabi uzagume iwanyu kutangiye kugumura abantu Lea si ukubagumura bazafata imyanzuro ko batekereze neza ejo hazaza kuko baravuga ngo ntayitinya itarungurutse none wowe ushaka kubatinyisha bataranarunguruka ahubwo ntibazanarunguruke ushaka kuvuga ngo bibereho mariage yagombye kuba ari ikintu umuntu akora yishimye ku buryo ujyayo ukavuga ngo aha hantu ubundi baravuga ngo ahantu za Label no twakoranye ikiganiro aravuga ngo ubundi uba ugomba gushaka umugabo w'inshuti yawe ku buryo n'ubwo rukundo nirushira at least uzatinya kubura inshuti yawe haki ibyo bintu baba babeshya n'ibiki ngo buriyo ntago bagishaka inshuti barishakira amafaranga na visa uba wifitiye uwo bita best friend ari iniganye iri muri Amerika afite umugore afite na best friend ariko ntago yatuma umubona ubwo ntabwo ashamaje cyangwa ntabwo aba ari proud yiwe nawe urabyumva ntabwo yatuma umubona urumva yashatse visa community igoye kwijira ubu ngubu cyane byatari kabisa bikomereze reka twigire no ku nkuru yindi nabonye inkuru noneho nabonye Miss wacu nuza Kate mukuru wa Miss Kate ariko abantu baravuga uzi ko mbere numvaga baba ngo Kigali wisheya nkagira ngo ni bya bindi byo kumbuga ngewe mureke mbabwire reka none mvuga ibi bintu ndi seri kuba twararyamanye ntago biguha uburenganzira bwo kuza kwica ubukwe bwanjye ariko kuba mwararyamanye icyo si ikibazo ahubwo ukuntu nabibonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo urumva ngo umwe ahava undaza ibyo si ikibazo niba ku buryo waba ufite girlfriend arakajya mara kuva aho hantu nawe ukongera ukaza n'undi arafa reka nkubwire sibyo as long as abantu babiri bakundanye bakabona ko bari compatible yo kubana ubundi baravuga ngo urukundo no kubabarira ndetse no kwirengagiza ibintu byose byatambutse kubera ko ntabwo turabere bro ntabwo ngende umwere ku buryo nzakubwira ngo nta mukobwa twahuye nako ese wabonye aka video wabonye aka video ka Kate yase oya kuwo wundi numvaga bavuga Adonis niko naje kubona Adonis nabonye na ka viewance bakoreje muri viewance nge icyo nshatse kuvuga twega abatipe si tuno n'abantu banyamahanga man sex bayifata nk'ikintu cyoroshye ariko iyo agiye kuvuga ngo noneho nemeye ko uyu muntu tuba nyine ambere umugore bivuze ngo abamaze guhitamo rero kuba nyine hari abakobwa basimburanaga mu rugo ubwo cyari icyo gihe mureka abandi bana nyine binjoye mu rukundo rwabo oya uwo muntu noneho we numvaga nabonaga yanditse avuga ko n'ubwo bishobora kuba bikiba ariko I don't know ntago ari amakuru mpagazeho erega buriya iyo abantu bagiye gukora ubukwe ebana imijugujugu iba myinshi ni imijugujugu ariko mutera ariko ese niyo muvuga ko Adonis na Kate ngo hari amavideo ari hanze mwayohereje numvise abantu batinya kuvuga nako batangira kuvuga ngo urumva ngo kubera ko ngo ari umwana ngo mu bantu bakomeye ngo ntago video ziri bujye hanze video se mwazishyize hanze se twazeye ufite
dufite ikibazo cya generation dufite uyu munsi nako ikibazo gikomeye cyane izi social media dufite ariko nanone uzi ko atarakora ibyo bintu yamutera amabuye ngewe narabwiye ngo umuntu uzi ko ari umwere azaze hano kuri kamera anenga abandi ngewe ndabihamya ko ndi umwere ndaje ndabanenze guhera kuri wowe ngewe se ninjye musore uhagarariye abandi kuba mwiza yego ushobora kuba uri mwiza yego nubwo ari bwa musore Kigali usigaye uri muzima mu bijyanye n'iki mu bijyanye no gukora akazi no kuzana abakozi bakora bataha abakora bataha ntabo kubera ko n'ubundi ngenda cyari imanzi ni nyemanzi ihagarariye igihugu yego manzi we yego ye ese mushingira kuki muvuga ko ari imanzi yego manzi we urumva rero ntabwo ngewe nemera abantu bagiye gukritika Kate asa umwere sibyo none is perfect Adonis si umwere ariko as long as bamaze kudesida ko bagomba kwinjoyinga urukundo rwabo mubareke binjoyinge rwose nta n'ikibazo kirimo ikibazo ahubwo cyaba igihe mubateye mu mijugujugu noneho ugasanga n'abafasha kuko biranashoboka ko ejo n'ejo bundi gusa ariko nanone hari akantu natekereje ntuza Adonis yagiye kuri pressure yo gushaka Katia kuko yari abonye Naomi akoze ubukwe ntabwo natinya kubivuga yagiye kuri pressure se urabizi neza hagati ya Katia na Naomi harimo undi muntu uretse gato hagati ya Katia na Naomi harimo undi mukobwa ntibuka izina rye so bivuze ngo agiye kuri pressure kuko abonye ko nyine murumuna wagiye ariko ndumva atari ikibazo kuba murumuna wawe yagenda ni igihe cye kiba kigeze reka mfate ko ari uburenganzira bwawe it's okay nta ribi mwinjoye mu rukundo rwanyu rata namwe nanjye ariko abantu batera imijugujugu koko none se erega nizo social media ufate baravuga ngo uko inkende yurira niko igaragaza ubwambure bwayo ubwo se bwaburiye bakagaragaza ubwambure n'ibandi niba na bose turi kubona ariko ubwambure uko umustar urumva uko umustar ega ariko bakubona imboga mu menyo mu gihe cyose wasanga ubundi biracyitwa imyanya y'ibanga ko bitakiri ibanga turi kubona ibitsina byanyu hanze none se ntabwo bikiri ibanga rega impamvu bitakiri ibanga ni izi social media urajya gukora ibyo ukora ugafata video iyo video ni iyiki ase ubundi izo video baba bafata ziba ari iziki noneho hariyo nabonye numva amabere aritoriye uretse kwirukanka aho ngaho turaza kuhagera neza tuvuye kuri iyi nkuru sibyo iyi nkuru rero ni ahantu henshi iyo ibintu by'ubukwe bigiye kuba baterwa amabuye babagira amajanja na Naomi niko byagenze nawe urabizi ko byavuze yavuze ko ngo Michael yamuciye inyuma ni ibintu bikunze kugenda bivugwa cyane sinzi niba abantu baba bashaka kubasenyera wenda babijyemo ariko birangira kenshi n'ubundi bifasha ubusa ikimana yifatanyije ntawe ushaka kugitandukanya biragoye icyo ngiye mvuga mugira amahitamo meza mutazicuza muzishime kuko njye ntakubeshye ndongeye ndabivuze aho kugira ngo ngire urugo nzahungiramo akabari urugo nzahunga njya mu kabari ahubwo nzagira urugo nzajya mva mu kabari ngahunze ngiye mu rugo ubwo rero ibaze kubona umuntu w'umugabo wambaye alliance hano asinziriye muri club cyangwa se mu modoka cyangwa kuri speaker muri kabari kaba ari akazi kenshi mwana umuntu aba yagize ananiwe afite stress z'akazi uwo mugabo nahura n'akana gatoya urumva atazakegera kazamushima mu bwanwa kamushime mu mutwe mwarangiza mwe abagore mwe ngo babatwa abagabo baba bari mu rugo bita ku bana ariko wabonye ari video nabonye umutima urane harya bavuze ngo amabere arikora ntonse nabonye iriya video amabere arikora ntonse niko jyavuga ibaze ko nagize ubwoba mani ishobora byose bwe nayirebye numva ubwoba buranyishe noneho ega data we asa ari amashusho koko nayuriya muntu noneho se Emery ko waje kuri kamera kwa Sabe wigira umwere hako nubundi yari umwere ahubwo se mbwira wewe ndabo wari umuzi imbere byari bimeze kuriya
urumva nawe ngiye gushyira amabanga ye hanze oya n'ubundi atari ngombwa Oya, ariko ibiriya byari byaratinze gusohoka. ubwo ngubwo icyo twagombaga gukuramo twagikuye ubwo biriya byari byaratinze gusohoka. Arafa ku izina ry'Imana dutewe ubwoba n'abagore tuzashaka, dutewe ubwoba n'ibyo turi kubona abakobwa bari gukora mu mazu yabo. Ase bari abakobwa baba bari kubikora bonyine kandi bari abakobwa bageze muri bangahe. ariko mana we, dutewe ubwoba no kubona aba bakobwa turi kubona barimo bakora ibintu aribo bazaturerera bakarera abana bacu. bashobora kubarera bakabarera neza, warangiza ukabaza umuhungu ngo kudashaka. none se niba wabonye uriya umwe ubikora niwe uratuma n'abandi ubabona muri iyo shusho? Undi we ndamwizera nteko nawe atabikora. Si wavuze mu magambo wavuze, si wavuze ngo byari byaratinze gusohoka? Bivuze ngo na mbere byarabaga ariko ntibyajyaga kuri kamera. Yego. Ubwo rero bivuze ngo igihuru kijya gushya uba wakibonye. Na kera hose ubusambanyi bwahozeho, nta munsi n'umwe hatabaye ubusambanyi. Ariko twebwe ibyo turi gukora turimo turirengagiza ko dufite imbuga nkoranyambaga, abana bacu ibyo bintu bazabibona. None se uwo muntu uragenda ugasanga se nawe wasohoye ibyo bintu? Kuko sinyeka ko umuntu ku giti cye yabyifata akasohora amavideo nk'ari. Emeline ajya ku buriri akabyina agatrekinga akenda aba yambaye kakanuza kakavaho, mani ishobora byose. Noneho nagiye kugwa kuri video ya Heineken, icupa rya Heineken, numva umutwe uranyana. Ubaye maso yawe yarebye birabi. Mani ishobora byose. Ese Heineken ntabwo ikinywebwa gusa? Muvuna mweta mwe kuri Heineken ishaka. Ubu ririya cupa rya Heineken uzi hari ahantu nabonye banditse ngo ese gusa twe kwirengagiza ko iriya video ya Heineken ashaka kuyihakana. Wenda tuvuge ko ayihakanye, ariko nabonye bavuga nta cyemeza ko ari we. Reka tube tuvuze ko wenda atari we. Ariko byasohotse nyine nawe. Ariko ibyasohotse mu binyamakuru nabonye video zigeze, none se nabwo araza kuza kwihakana video ari gushaka gufata umukobwa ku ngufu. Ku ngufu se kandi ibyo bintu birimo? Kandi hari video ari kuvuga ngo arindira Brian. Arindira Brian? None se ngo DJ ramwe ngo zamurindire. Zamurindire bagira uti? Ngo zamurindire ibintu. Uretse gato urancanze. Emeline ari urindira Brian ibintu se? Ibintu za jega. Urumva yashakaga gukora mu gitsina cy'umukobwa wundi. Akata ariko ngiye wandetse ko mfite umugabo. Akanamwema ati ndagukubita. Ati uretse Brian yambwiye kumurindira ibintu. Ngo Brian yarambwiye ngo mujye murindira unce. Uwo mukobwa bati ngiye mfite umugabo wandetse. Bivuze ngo Emeline ubwo sasa ngiye ubwo byase biba byinshi umutwe mpita nibaza n'umutinganyi aryamana n'abagabo bimeze bite mu by'ukuri. Ko hari yindi nabonye asa nkaho ari cool. Hari indi noneho nayo naje no kubona party ya kabiri. Ubwo ni episode kuri episode. Gahunda noneho iri gukorwa neza. Kuri episode. Bivuze ngo kugeza ubu ntago wamenya ngo ni ibiki. Ku izina ry'Imana banyakubahwa bayobozi bacu dufite mureberera abana b'u Rwanda, turabinginze aho bigeze urubyiruko rwacu binabaye byiza mwajya mubapima mukamenya ibintu banywa. Icya kabiri bamwe mu bajyane mu bigo ngororamuco ndetse bikamura abantu. Ushatse kuvuga ko baba bakoresheje ibiyobyabwenge? Ku izina ry'Imana ntabwo akora biriya bintu. Oya biriya bintu ushobora kubikora. Ahubwo bigera ku rwego rungana iki kugira umuntu yisanzure kuri? Emeline ababanje kugaragara yasinze aranirwa guhaguruka, twumva ko ari ibintu byoroshye hatari buri muntu wese kamanya kamufata. Emeline bakoze kwishanga Emi wo kuri The Dynamic abaraje ati nyamara namukobwa nikibakwire bamutera amabuye. Kibakwiye ntibamuteye amabuye. None se nawe urahamya ko ari kibakwire? Nicyo tagaragaje. Ni bangahe yahaye uzi ko yahaye uri umwe wenda? Nyine biriya byonyine yakoze byatugaragaraje uwo ari we. Nibyo byagaragaje ko ari kibakwire se? Nese ataba kibakwire se. Man, ubundi mukuraho imbaraga zo gufata zira video mwasinze. Se urahamya ko baba basinze? Ntabwo akora biriya bintu muzima bro. Ntabwo wabikurira umuzima. Leta izi nzu abakobwa bari n'ama. Ubwo na leta tugiye kuyijyana mu byumba by'abantu. Man, none se ubwo biragenda bite?
turakuraho abarezi bacu, turakuraho abayobozi bacu, turakuraho ababyeyi b'ejo hazaza. Turi kubona amavideo nk'aya ngaya ku mbuga nkoranyambaga ukabona umuntu umunsi ku wundi agasohoka cicikana. Gusa nubwo zino video ziri gusohoka hagiye kujya video hanze z'abantu, harimo n'abayobozi mwabona, harimo abastari mwabona, ingeri zose mwabona ibintu byinshi mwazibonamo bo. Buriya izi telefone zacu zibitse byinshi, ariko njye ntabwo nibaza iyi generation byagenze bite, byabagendekeye bite ku buryo mwiyambura umuntu bikageraho umuntu noneho amera nk'umusazi. Hari igihe kuri abo kuba ari ugucikwa. Ntabwo iki none ahandi hantu abakobwa babera babiye, ushobora gusanga nka zira video zashyizwe hanze n'inshuti ya Emeline, byitwa ko bari inshuti, ariko uzi ko hari ukuntu uvuga ngo bagashwana, bamara gushwana wenda bapfuye umugabo cyangwa se inzoga, kuko buriya abakobwa bapfa abagabo cyangwa se bagapfa n'ibindi, ariko akenshi n'abagabo n'inzoga. Nkuko n'abagabo namwe mupfa amafaranga n'abagore. Ntabwo napfa n'undi mugabo umugore, never. Mwapfa iki? Kwizina tuzapfa amafaranga bro, tuzagenda dushaka amafaranga n'uyandya nanjye duterane. Ariko kuvuga ngo tugiye gupfa umugore n'abagore bari hano hanze, abagore se hari uwawe urimo cyangwa ngo abagore bose nabo gupfa wenda zaba ari uwanjye, ariko ntabwo ushaka ko napfa umugabo n'umugore, ntabwo bishoboka. Njye rero navuze ni izi video zasohotse ko zasohotse ari nyinshi, ni nyinshi kandi z'umuntu umwe, ukibaza ukavuga ngo uyu muntu mu by'ukuri ntazi ko bari gufata video cyangwa se bari gufata video atabimenya, se ubona atari kureba muri telefone. Ubu Brian nawe yaraje yihakane avuga ko atarindishije umuntu ibintu, atabyihakana ubu wowe se ntiwagenda nawe ukavuga umuntu ushaka ko yakurindishije ibintu byawe. Mana yanjye nta nduri ivugira ubusa bro, nta nduri ivugira ubusa, ariko haba hari n'ibihuha. Njyewe ubu nonaha awish ko leta nk'uko iri gushyira ku murongo ibindi bintu byibura mugerageze urubyiruko rushyire ku murongo. Warushyire ku murongo gute se barinjira mu byumba byanyu? Kuko inzoga aho ngaho wagakwiye kubabwira ngo mubashyire ku murongo munyuze muri buno buryo, ubu n'ubu ABCD. Uzi abakobwa basigaye banywa urumogi kurenza abatipe, uzi abakobwa basigaye banywa inzoga nyinshi kurenza abagabo. Ese ugira ngo ubundi abahungu nibo bakinywa cyane bro? Hari igihe ureba umwana ugasanga anywa fanta, urumva, ariko wajya kureba widanywa ugatumva ubwoba burakwishe. Widi? Yego. Umwana w'umukobwa mani basigaye banywa amatabi, niyo barababwiye ko ari byo ari bwo busirimu, ntago mbizi. Ngiye mu buzima bwanjye sindakoze itabi ku munwa, ntabwo blaming umuntu unywa itabi, batabyumva nabi, ariko mpita ntekereza noneho iyo flex yo kugira ngo umukobwa afate itabi arishyire ku munwa, afate weed ajye gucoma, uwo muntu nurangiza uzamubwire ngo ugiye kumuzana mu buzima bwawe ngo akuyoborere urugo. Noneho hari umukobwa nabonye ubikoresha byombi. Nta kavido wigeze kubona umukobwa ari kumanuka ku ma escalier afite icupa, afite na weed. Dukeneye rehabilitation nyinshi zijyanimo bana b'inzererezi birirwa bigira abantu b'abasirimu ngo nabasirimu kandi ari inzererezi. B'inzererezi hehe? Umwana ufite ahataha, umwana ufite imibereho mizima. Dufite abana babaye inzererezi bro, ababyeyi bananiwe, ntabwo nabita kunanirwa kurera, nyine byamaze kubarenga. Umubyara kuko ati nagushije ishyano. Ntabwo ari ukunanirwa kubarenga, ahubwo ababyeyi ntabwo baba bazi ibyo abana babo bakora. Bamwe barabizi. None se nkubaze, ubu umubyeyi uriya muntu azi ko video zasohotse, ariko tujye tureka kubeshya. Nase ubwo yazibonye, ariko nazibona. Ibaze nazibona. Arazibona wanjye none yamaze guta hanze. Yewe shaka ari ibintu bibabaje. Ntabwo bino bintu biba bizwi cyane ko uzi hano hanze abana basangira abagabo na ba nyina. Oya, ibintu ntabwo bibaho. Ugasanga hari no mutazi biri hano kuri iyi mihanda. Uzi abagabo basangira abana na ba nyina, akarongora nyina, akarongora n'umwana. Ndumva mugeze kure. Hari urusengero nzi pasiteri arongora umwana na nyina. Pasiteri nawe se kandi umuvugabutumwa uwigisha kureka ibibi agakurikiza ibyiza, nawe akora ibyo se. Nyina ati uriya mugabo ntuzamurekure aduha kashi. N'umwana ati umwana ati ariko mama niwe wamuhaye pasi, najyo nta kibazo.
niyo generation turimo. wa mungani wa nzovu kubomora akababomorana Singa yakujya cyo kwigurira indangamirwa. ariko aho kugira ubomora umwana nanye sha wajya kwibomorera indangamirwa Aho kujya nanjye ngiye kubomora indangamirwa. Byaruta nkabyihorera. ahubwo siko mbona nubwo benshi baseka abantu ngo bajya mu ndangamirwa ahubwo ko mbona indangamirwa zahinduye imikore. None se indangamirwa zijya Tanzania zijya Uganda zijya hehe? Zijya Dubai. Nese hari indangamirwa. Ahubwo izo ndangamirwa zurije inzego. Umwe yivuye ko ari indangamirwa yo kuri online muraseka. Ntimwasetse? Bari. Nukuri ko narebye ziriya video za Emeline numva umutwarandiye abantu ntekereza ari mushiki wanjye. Abantu kugira babyumve Emeline ushobora kuvuga izina Emeline ntibabuze kumenya uwo ari we. Emeline ni wa wundi ishanga rya Debe. Numwe bakuruye ishanga. Ariko afite imvuna mweto afite parking nini. Ase parking parikamo icupa ryose. Oya icupa. Andi ari ku buriri nibwo nabonye ko afite parking nini. Emi, ndakugarukiye rwose. Ryazira rusha kuri mwite. Yarifashe yita umuntu kibakwira. Atarakimukwijeho. No dore ko abantu bidefanda. Emi, uraza uvuga ngo iki? Araza avuga ko amavideo ataraye babeditingiye. Ariko sinzi ko iriya yantuza yayemera. Cyari ibintu bari yicupa. Ira ntago yayemera. Heineken sha. Shamana yanjye. Ubwo uziko bira bintu ndamutse mbibonye nk'inzoga. Nkasanga nkwa nk'iriya ya Heineken natanyivaho. Ariko tumva kuri Heineken. Swari je wazajya kuguranisha icupa barisubiza muri Burarirwa. None urumva ryagemo n'amazi. Ariko mana we arafaga twisoze ikiganiro. Yewe ntakubeshye ni biri too much hari ibintu nyine mbona nkabona biri beyond ibitekerezo byanjye. Oya gusa byo birarenga. Ibi nubwo biba ntago biba for nothing. Biba kubera impamvu. Bikanabaho kugira byigisha abantu rega. Yego buriya izi social media dufite. Muri murazikoresha nabi ariko ni platform zo gukoresha neza. Ndetse zinindiza n'amafaranga. Ahubwo mwebwe mukazikoresha mu bucucu. Ku buryo nyine ikwangiriza ubuzima. Ariko cyabazikoresha mu bucucu ko bahita bibera ba star wowe raho. Ubu hari umuntu ahise ambwira ngo agiye gucuruza. Agiye gucuruza Ye ishobora kuba brandida. Ukabona hari ari ukwamamaza uti Ikindi kibazo gihari gikomeye cyane ni encadrement y'abana mu miryango. Encadrement gute? Parental guidelines cyangwa se parental guidance isigara baye ikibazo kubera ko urasanga bababyeyi bari bize barashaka ibitunga abana n'abana barakajya gushaka ibitunga imibiri yabo ugasanga umwana wavuye mu rugo ntuzi ni umwana ari mu rugo ntaki en fait hari umuntu uvuga ibintu by'ukuri abantu batajya bashyiramo ubwenge. Umuntu bita Mucoma. Oya Mucoma nawe iyo ubonye kuriya zira content akora ku bagore ukashobora kukubwira abagore ukahava ubanze. Mucoma bira binavuga 100% I agree. No, si 100. 85% I agree. Oya ntago nemeranya nawe. Ndakubwira impamvu. Abagabo bahoze ari abagabo bazahora n'abagabo. N'imiterere n'imiki byose bizahora ari umugabo ukaba uri weak imbere y'umugore wawe atakubona nk'intare. Intare hari ukugaragara nk'intare hari no kwigira no kwigira umuntu ukomeye cyane. Oya icyo yasobanura ntago abantu bacyumvise. Ufite umugabo n'umuntu kwicyubahiro ndetse ufite n'uburyo akora ibintu yagikoreye ariko atari cya kintu ujya kwisabira. Ntabwo umugabo ari wa wundi uzaza ngo nuko yaje abantu bose bahunge biruka bajya mu byumba. Ubwo ntabwo ari bwo butare. Oya kuba intare mvuga nukuba umunyembaraga imbere y'umugore wawe ugendeye mu bikorwa pana mu magambo. Yego byose mu bikorwa. Nabonye abantu bari kuva man uraza no kuri kamera ukigira igicucu ngo uri kumwe n'umugore wawe.
reka twisoreze Leya tujya muri ibyo ngibyo iminsi n'iki amasaha n'ibiki byose twatinda tukajya muri byinshi tuzakomeza tubivugeho reka ngushimire nshimire n'abantu bose bakurikira Leya Entertainment batanga umusanzu wabo uko bikwiye yego ebana bakadufasha bakadusapotinga bigaragara turabashimiye cyane yego bakoze cyane kandi bakomeje no gukora kuba bareba ibiganiro byacu bya buri munsi ntekereza ko nicyo tugamije no kubaka societe nyarwanda ntawo tuba tuje gucira urubanza ko ntago turabashinja cyaha cyangwa se turi ntago turi n'abagenza cyaha ariko tuba tuje kuvuga ibi turimo no kugira ngo nawe turabacamanza nawe uze kuri iki kiganiro wijore uvuga ute se ibi ndi kubona kuri social media biramutse ari ngewe cyangwa se ngewe ibyo ndi gukora nsanze ari n'umwana wanjye batange n'ibitekerezo muri comment mu byumva mute ngiye ibyo mba navuze bari byanjye biri ku mutima wanjye wowe witekerezaho iki yes it's all for one and only umwe cyane ariko mbibutsa ko no gukora subscribe ari akantu k'ingenzi cyane ni gahunda ya leta bakore subscribe no kuri kw'Imana ubundi musangiza n'abandi biganiro kugira ngo natwe iyi nzu cyangwa se uyu murima tuwubake cyangwa se turime ukure weze kandi ni weza ndabizi ko bizaba ari umusanzu mwiza ku banyarwanda twese blessings aho muri hose nitwa Leandre ni umugabo cyangwa se unyite Nohete